bamuhinduriye ishuri kubera aho yigaga yabaga yumva amahoni y'imodoka, yakumva ihoni bi ngo mama araje muri class, bamuhindurira ishuri bamushyira ahantu handi atari bwumva ikintu ihoni ntiyashaka kuryumva. Now uwo munsi dusenze, it was my first experience. Ati mami ndamukunze ngiye kumugurira ibijuwe, ati maze tujyane unsabire imbabazi umwana wanjye. Narirutse numvaga ari bwo bwa mbere numvise iyo nkuru, ndiruka tugezeyo nsanga ibaze ko yagize pi maze su ya baba arangije aravuga ngo nimuzane umwana, kuko numva umwana bari bamaze kugira gute umukingirano. Umwana aranga yakaza kameze ngo kavuga mami pardon mama mama ati no ashiri nagukunze dore izi ni gifts zawe, iyi ni imyenda ibi ni. Umugabo abibonye yanga kubyemera, arambaza ngo pastor uyu ni umugore wanjye uhobereye umwana, uyu mugore nashatse aramukikiye kubihe bibero. Umugabo ahita aravuga ati umva Imana ndayemeye. Aho nize iki rero, nize ko niho natangiriye kwibaza what is this. So umuntu ashobora gute, ahari ababyeyi bajya babyigishaho, ni gute umuntu akomeza kuba mu rusengero akaba mu itorero, urabibona, akaba mu mirimo y'Imana ariko atari maremerero umwuka w'Imana kuba ubuturo. Igihe cyose atakubereye ubuturo ubu urusengero rw'umwuka wera, I tell you another spirit, indi myuka irafata intebe. Ntabwo ari izina rya usengera, ni amavi yaho hatinda no batindana. Nukuri icyo kintu cyanyigishije isomo rikomeye, numva ntangiye kujya nibaza ibintu byinshi, kuko bwari ubwambere ariko ntibwabaye ubwa nyuma. Nkomeza mbyibazaho ni what, umuntu agakomeza mu mirimo y'Imana, abana bakajya muri Sunday school, kumbe harindi myuka yafashe intebe. Ntabwo umuntu akemerera ko umwuka w'Imana mubera ko abo buturo bw'Imana. Nza gusobanukirwa ko ntabwo umwuka mubi uba ku misozi, ntushobora kuba mu biti, ntushobora kuba mu byatsi, ugomba kokipa umuntu. Niyo mpamvu iyo uvuye mu muntu ukabura umwanya, urokomeza ukaza kureba yanzu yavuyemo n'ibiri okipe. Umwuka wera ntashobora kuba mu biti, ntashobora kuba aba mu muntu. So natinze cyane ariko reka nsoreze hano. Icyo bidufasha iyo amaso y'Imana areba umunyabyaha, yifuza ko ahinduka akaba ubuturo bwayo. Imana ibamugisha mwinshi. Dusenge, barampaye umwanya wo gusenga. Aha, mwanyemera tugafata umwanya wo gusenga Imana, kuko tugomba kuba ubuturo bw'umwuka w'Imana. Yes, kandi igihe cyose ujya usenga uvuga ngo Mana, umutima wanjye ni ubuturo bwawe, cyangwa hari ibindi bintu byafashe byakabye. Sinzi nkamwe, inshuro nyinshi jewe nigeze kwisanga hari ibindi byamfashe kabisa, ariko hari mwebwe namwe se ni muri abantu. Hari igihe usanga hari ikindi kintu cyafashe umwanya, kandi harya ni Yesu wavuze aya magambo pastor, aravuga ngo aho ubutunzi cyangwa aho umutima aho ubutunzi bw'umuntu buri, exactly niho umutima we uba. Ni ukuvuga ngo iyo ni trick iri aho hagati. Aho umutima aho ubutunzi bwawe bwagiye, uzasanga umutima wagize gute, wakurikiye. So umutima nukurikira uraza kuzura ibyo ngibyo. Inshuro nyinshi iyo natakiye Imana nkayibwira ngo wansuzumye ukamfashwa ndebera bimeze gute, haracyari ubuturo bwawe, ntimushobora kumva ko umwuka w'Imana regabana natwe. Aragushimira akakubwira ati urwanko rwafashe intebe, gusohoramo iryo shyari. Harimo ishyari ryagiyemo ryafashe, kandi ishyari it's a spirit.
it's a spirit, ni umwuka. Iminsi mike maze mu gakiza, ako kantu narakabonye. Hari n'ubuhamye mu minsi ishize nashyize kuri YouTube, ari ba nyirabwo babinsabye barabinyemereye. Abagore baje ari babiri bakundana, bakora business imwe, bakora na protocol ahantu mu rusengero wabo. Twicaranye gutya muri office, uyu umwe yararembye bavuye handi bajya kuvuriza abarwayi hose India. Byaranze arembye, mvuze kugira gute? Kuremba, bitajya mu kazi, asigaranye ibiro, ntarya, ntagira gute. Turaho azanywe n'umugabo we, azanywe n'umushuti we magara, bajyanye India. Bajyanye hehe? Aho hantu hose. Barambwira ati pastor, twumvise ko muri masengesho umugore wanjye rwose yavuze ngo amaze iminsi gukurikira kuri YouTube, none mwasenganye ugasengera, ukazaza ugasengera n'abana, akazataha yejejwe. Kuvuga ngo yaramaze kwemera kwagiye. Numva ndababaye, ndavuga ni ubushake bw'Imana bugire gute, abari bwo buzaba. Ariko rero turasenga, nanone byongera biraba nka bya bindi bya hano hepfo. Wa mugore urembye aratangira aratitira cyane, atitiye mitamva, urumva nari nkumirije, ndamureba, nangira gusenga ni mu izina rya Yesu. Atangira kuvuga ngo reka ndikanaka narabikoze, nagiye hanaha nkora ibi nibi. Kumbi izina arimo aravuga araha, kuko ntamuzi, sinanamubajije izina rye. Je mpita ndatangira nti mu izina rya Yesu, ni ibyo kanaka wakoze, wagize nabi, wari umwuka w'ishyari ngutandukanyije nawe. Ngiye kubona numva arahagurutse ati aha, ye Mana yo mu ijuru. Hari umuzamu, ndamubwira nti ntabara, sinjya mbimenyera, vayo. Baraza aratangira yikuri, Jesus Christ. Ariko urumva naho sindamenya ko bye, nkagira ngo wakoze ibyo yabikoreye uyu, kuko ntabwo nabihuje, sinabajije izina rye. Uko ntabimenya niko nkomeza kuvuga rya zino yarimo aravuga. Ni aho uri hose nkabona uyu ni ubaye shitani, naho uri hose ibyo wakoze. Umwami Yesu atsidishiriza uyu mugore, ibyo mwamuteje papa mu izina rya Yesu, data ubohora uyu muntu, amen. Uyu rero asigara ari we kibazo. Umugabo w'uyu mugore twasengeraga bagize ate, abarinjiye. So arabyumva, ndikanaka atarambaza ngo iki, ndabazane uyu muntu nuwahe, kuko umugore yaramaze kubohoka. Mbona umugabo ageze arya, ndavuga ni none se iyi ni filime y'Ikinigeria, none si biniki. Ndamubwira ni ugiye kunkubita, je nagize ngo agiye kunkubita. Ndamubwira ni ubaye iki, je ngagiye ngo nawe arafashwe, nanjye uvuga ngo mu izina rya Yesu. Nose umuntu ndamubwira isazinga, arambwira tu ayo mazina yombi na yuyu, kuko urumva ubundi yombi menya hari ukuntu, kuko bishobora kuzana urwango kandi bitari ngombwa. Arambwira ati pastor, turabakirisitu, ngiye kugukubitira umugore. Ndamubwira ntabwo murwanira hano iwanjye, muri office yanjye ntibishoboka. Ati umugabo we nigiye wamushyize muri business, nigiye wabamenyejeje business, nitwe twabahaye capital ya mbere batangiranye akazi. Ntabwo ari ushobora gutuma mpfakara, ntibishoboka. Pastor emera simwica, ndamuniga. Ndamubwiye ntabwo umunigiri wanjye. Abazamu baraza, turamucubya, turamwica, ndabona ni ihangane, ntabwo uniganira na muri office. Ati pastor ndababaye, Imana ishimwe ko inkirije umugore, ko ndababaye cyane. Umugore atangira gusobanura, arira cyane, arangije aravuga ngo natewe n'ishyari. Baranguraga ama laptop bayavana ahantu, aravuga ngo nagiye kubona mbona imiryango yacicamo nk'abantu babiri gusa. Ati niwe abakiriya bose bagira gute bajyaho,
bakajyayo ari we bahora bajyayo. Ati nanjye sinzi icyambayeho, ati nagiye kumva numva ndarakaye nkumva namwica. Ati gusa pastor tuku nukuri kw'Imana ntabwo ibi bintu byari byo kumwica. Ati jewe naguze ibituma remba apana kumwica. Ati ntabwo nakwemera ko asiga bari abana bato. Ati rero nabonaga remba cyane ngo mbajije baramubwira ngo yongera atanga izindi ngo miliyoni 2, ngo bamuhaye doze nyinshi. Yongera atanga 2, doze yanga kugabanuka. Ngayo nguko abakirisitu bari muri protocole bakoranaga umurimo, ubu baba baranyemereye gutanga ubwo buhamya. Nyuma y'iminsi ngaho umugore aratangira arashisha, ariko kuko yacumbikiye iki? Ntabwo munsubije. Yacumbikiye ishyari. Reka rero mbabaza akanyuma soza, mwibaza ngo umwuka w'Imana yabyigana n'ibindi? Iyo kimwe gifashe intebe ikindi? Reka mbasabe duhaguruke. Tugwaye icubahiro mwami, reka tuzamura amajwi yacu twese dusengere hamwe. Data, tuzamuye amaboko nk'abana bawe uyu mugoroba. Muri aya masengesho mwami, hari impamvu waduhaye iyo topic, hari impamvu washatse ko tuvuga kuri iri jambo. Duciye bugufi imbere yawe mwami Yesu, kubw'imbabazi zawe, kubw'ubuntu bwawe, wowe uri hejuru ya byose, wowe utegeka bikaba. Turapresenta imitima yacu imbere yawe. Haleluya. Turakingura mwami, kuko washatse ko tuba ubuturo bwawe. Mwami w'abami, ndasenga kugira ngo imitima yacu ihinduke ubuturo bwawe. Tuzamuye amajwi yacu tuvuga ngo urondore umenye ibibera mbere muri twebwe. Udufashe mwami kuba urusengero rwawe mwuka w'Imana. Udufashe kuba abawe by'ukuri. Udufashe guhinduka no guhindukira muri aya masengesho y'iminsi 40. Turasenga mwami ngo tube ubuturo bwawe, tube urusengero rwawe. Ukorere muri twe, ugendere muri twe, uvugire muri twe, uhindurire abandi muri twe. Tube amatabaza mazima, tube urumuri rwawe mwami. Aya majwi tuzamuye turihana imbere yawe, turihana mwami imbere y'amaso yawe. Turihana aho twagenze nabi hose, aho twakoze ibitemerwa nawe. Utubabarire mwami, ariko imitima yacu ihindukire. Tuba amatabaza mazima muri iyi si, duhinduke urumuri wishimira mwami. Turasenga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kugira ngo umucyo wawe mwami ukomeze wake biciye muri twebwe. Ndasenga mwami kugira ngo imitima yacu, ubugingo bwacu buhinduke ubuturo. Bye kuba indirimbo gusa, ahubwo bibe mu bikorwa. Aya masengesho ye kuba y'umuhango, ahubwo ubugingo bwacu buhinduke. Wowe ureba umunyabyaha ukamushima kandi ukamuhindura. Wongere uduhindure, tuba amatabaza mazima mu isi. Haleluya. Tube ubwoko wironkeye, kuko niko turi. Watugize ishyanga ryera, abantu wironkeye, ubwoko wironkeye. Ndasenga mwami kugira ngo guhera iri joro ubuzima bwacu bugira inyota yo guhinduka no guhindukira. Oh haleluya. Turabisaba mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen.